Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza nk'uko bisanzwe. Uyu ni umwanya mbagezaho ikiganiro ururimi umuco n'amateka. Ikiganiro mu bisanzwe tumenyereye kurebera hamwe amagambo y'ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'ururimi rw'icyongereza. Uyu munsi noneho tugiye kureba imbaraga z'amagambo tuvuga. Muri iki kiganiro ndagira ngo nsesengure kugira ngo umuntu amenye ko iyo atukana ahubwo aba yituka we wenyine. Ejo tutazagwa mu ruzi turwita ikiziba. Ni ikiganiro mutegurirwa nanjye Kuru News rugurukira ngo. Nagira ngo nanone mbaze mbisegureho uretse ko nabyo ari byiza. Uyu munsi nahisemo gukorera iki kiganiro iruhande rw'amazi. Muraza kumva urusaku rw'imivumba, abantu batembera iruhande rwanjye. Ni ibisanzwe turi mu bantu, mugerageze kubyihanganira. Ikaze mu kiganiro. Kuva nkiri muto numvisha abantu batukana, banegurana, basebanya, nanjye narabikoze. Ariko aho iterambere riziye nizi ibyo bita imbuga nkoranyambaga ziziye mu isi yose n'iwacu mu Rwanda. Umuntu agira ati yabura icyo avuga akajya hariya akaba wenda yatuka umuntu azi ko azwi, kugira ngo wenda namusebya namuvuga nabi abantu baraza kuboneraho nayo bamumenye. Haje ngo nibyo bita ama views, uyu mubare, kuko burya ibi bintu dushyira ku mbuga nkoranyambaga iyo birebwe n'abantu benshi umenye ngo hari ukuntu umuntu abihemberwa cyangwa se akanamenyekana byonyine. Ibyo rero byatumye umuco wo gutukana, umuco wo gusebanya bisa naho ari intwaro yo kugira ngo umuntu amenyekane muri iyi si, yo kugira ngo umuntu amenyekane iruhande rwe, yo kugira ngo umuntu amenyekane mu bantu, yo kugira ngo mbese abe wa wundi bita umusitari, star, inyenyeri, umuntu ukomeye cyane. Ariko ibyo byose harimo ikintu bita ijambo. Umuntu arabikora, abikora uko ashatse, abivuga uko ashatse, ariko kwibagirwa ko harimo imbaraga z'ijambo. Nibyo nagira ngo tuganireho uyu munsi. Mbese ibintu tuvuga bitugiraho ingaruka? Mbese ibintu tuvuga bidufitiye akamaro? Mbese ibintu tuvuga biradusenya cyangwa biratwubaka? Icyo nicyo nagira ngo tuganire. Nizeye kandi ko iki kiganiro kiri bugirira akamaro buri muntu wese ufite ururimi. Mperutse kubagezaho ikiganiro kijyanye n'imbabazi, kijyanye no kubabara. Ijambo ry'icyongereza forgive ndetse na forget, gutanga imbabazi ni ukuvuga kubabarira no kwibagirwa. Ariko twasanze nanone ko umuntu atanga icyo afite, kandi tuza kumva ko umuntu atanga agahabwa. Bivuga ngo umuntu ahabwa icyo yatanze. Umuntu asarura aho yabibye, asarura ibyo yabibye. Ayo magambo yonyine mu muco wacu wa Kinyarwanda aratusobanurira byinshi kugira ngo tuze kumva neza iki kiganiro cy'uyu munsi. Bivuze ko byonyine iyo utuka umuntu uba wituka, utukana aba yituka. Amagambo uvuga ku wundi akugiraho ingaruka byanze bikunze, ahubwo urebye ibyo ubwira undi uba ubyibwira. Ibyo ndagerageza kubisobanura, nshobora kubisobanura mu buryo buri scientific, ni ukuvuga bijyanye n'ubuhanga busobanutse, ibintu umuntu ashobora gusobanura mu buryo bwumvikana, nk'uko nshobora kubisobanura mu buryo bujyanye na roho, kugira ngo umuntu wese asobanukirwe. Utumva ibijyanye n'ubuhanga ubu biga mu mashuri
asobanukirwe n'ibijyanye na roho, kuko buri wese afite roho. Iyo ututse umuntu cyangwa umwifurije iki n'iki, ni uko icyo kintu uba ugifite muri wowe. Ntabwo ushobora kwifuriza umuntu ikintu utazi, udafite muri wowe. Uba ufite igishushanyo cyacyo, nk'ubu ukabwira umuntu ngo uri iki n'iki, ngiye gutukana neza, uri umugabo mwiza cyangwa uri umugore mwiza. Nuko muri wowe haba harimo ubwo bugabo bwiza, nuko muri wowe haba harimo umugore mwiza. Noneho ukifuriza umuntu icyo ufite, icyo nawe ushaka ko cyakubaho, ngo byumvikane. Ariko iyo wihaye nanone kuvuga ibintu bibi, ubwo nabyo biba bikurimo. Ukagereranya umuntu n'igisimba iki n'iki, nubwo icyo gisimba uba ufite ishusho ryacyo muri wowe. Ukagereranya umuntu n'ubusa, nuko ubwo busa nanone waba bukurimo. Ubwo rero urabibye, uzasarura byanze bikunze. Ibyo ngibyo ni ibintu abanyamadini barabyigisha, ivanjiri rirabyigisha. Ndagira ngo tubisanga muri Matayo, ahavuga ngo urajya ukorera mugenzi wawe icyo wifuza ko bagukorera. Ababudisite babyita karuma. Ndagira ngo ibyo twagiye tubivugaho, ko icyo ukoze nawe kikugiraho ingaruka, n'icyo uvuze kikugiraho ingaruka byanze bikunze. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze, iryo ni ihame, nta hantu wabihungira. Bishobora kukugarukaho bitavuyemo wabibwiye, cyane cyane ko ushobora no kubibwira umuntu ntabyumve, akaba ari wowe ubihamana mu mutima wawe. Ariko burya nyiramubande y'isi iba yabibitse bikazakugarukaho. Mvuze ngo nyiramubande y'isi iba yabibitse ku buryo byongera bikakugarukaho. Mu kanya ndaje mbaganirire ku ijambo nyiramubande. Nyiramubande ni iki? Nyiramubande y'umuntu ni iki? Ibikuri mu mutima biwurimo. Iyo ubibye mu isi cyangwa universe ku bavuga icyongereza, bikugarukaho, kandi noneho bikazagaruka bifite imbaraga, cyane cyane ko ari wowe biba bivuyeho, birongera bikakugarukaho uko byagenda kose. Ni ukuvuga ngo ijambo uvuze iryo ari ryo ryose rikugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza, bitewe n'uko ijambo ryawe rimeze, bitewe n'uko icyifuzo cyawe kimeze, bitewe n'uko igitekerezo cyawe kimeze. Byanze bikunze bikugarukaho kandi bikakugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza. Bishobora kutagaruka kuri wowe aka kanya, ariko bikaza ku muryango wawe, bikaza mu bawe, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uba ubibye, urasarura. Abo wahingiye barasarura. Ni ukuvuga ngo imbaraga z'ijambo ziradusaba gutekereza mbere yo kuzikoresha, gukoresha mu buryo bwiza ijambo. Kugira ngo ubyumve neza, nyiramubande ntawe utayizi. Ni kwa kundi uvuga ijambo uhagaze nko ku gasozi karimo gafite ikibaya, wajya kumva rya jambo ryisubiyemo, ariko rikisubiramo rifite n'imbaraga. Ubwo rero biravuze ngo niba wifuriza umuntu ngo arakabyara ukoresheje ngenga ya kabiri
y'ubuke urakabyara. Ubwo nibyo umwifurije, kuko nanze gutukana. Rya jambo rikugarukaho rikubwira ngo urakabyara 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 inshuro nyinshi. Ni ukuvuga ngo ibyo wabwiraga wa wundi ni wowe ubyibwira. Ariko se niba umwifurije kubura urubyaro, niba umwifurije kuba iki n'iki, nabyo bigaruka bikubwira ngo urakaba iki n'iki, urakaba iki n'iki, urakaba iki n'iki, urakaba iki n'iki. Ubwo ni uburyo buri nshobora gusobanura mu buryo bw'ubuhanga umuntu ashobora kwiga mu ishuri. Abaririmbyi barabizi, iyo bakora biriya bya reverbs, ni ukuvuga ibintu ushyize muri microphone, muri wa muzindaro, bigaruka bifite imbaraga, ukabyumva bisa n'ibiturutse hirya, ariko ukabyumva uko wabivuze, ntacyo bihinduraho uretse kongeramo imbaraga, ukabyiyumvira nawe ubwawe. Ni ukuvuga ngo ubishyizemo rero, wifuriza cyangwa utukanira muri ya microphone, ubyumva mu matwi yawe, uko igitutsi uko watukanye bikuzamo, ukabyumvira nawe. Ni nko gutera akabuye kakagaruka hehe mu gahanga. Ni ibintu byumvikana. Iyo rero ari ibintu utavuze ariko watekereje, iyo ukomeje kubitekereza igihe kirekire, nanone ni nko gutongera, nanone biba bifata imbaraga muri wowe. Iyo ukomeje gutekereza ikintu igihe kirekire, wifuriza umuntu ikintu kibi cyangwa icyiza, uko bigenda kose uba urimo kukiyifuriza, kuko uko ugenda ugitekereza niko kigenda gifata imbaraga mu bitekerezo byawe. Singiye kuvuga ko bishobora no kugutesha igihe, utekereza ibitagombye gutekereza, ugatekereza ibintu bigusenya aho gutekereza ibintu bikubaka, wibwira ngo urimo urabitekerereza, urabitongera undi, ariko nanone ubyitongera. Ahangaha ndavuga umuntu ku giti cye, ibimubaho, ibyo we wenyine avuga, ibyo we wenyine atekereza, imbaraga bimugiraho byonyine. Mu ijambo ryoroshye cyane, ni uko umuntu ahabwa ibyo atanga. Umuntu ahabwa ibyo atanga, asarura uko yabibye. Ni ukuvuga rero ngo utuka umuntu ikintu kugira ngo uramutuka, ariko cya kintu cya gitutsi kikazakugiraho ingaruka byanze bikunze. Ndavuga ngo uyu munsi cyangwa ejo, cya gitutsi kigira aho ngaho kikazakugeraho imbaraga. Hari n'igihe rero ushobora no gutuka umuntu noneho wowe ntabyumve, akaba ari wowe ubihamana mu mutima wawe, akaba ari wowe ubihamana muri roho yawe, bigakurira muri roho yawe, bikazakugiraho ingaruka kandi utabizi. Hari igihe ushobora kubyibuka uti ibintu nibyo nifurizaga kanaka, ibyo natutse kanaka ninjye bigizeho ingaruka. Hari n'uwo bishobora kubaho ntanibuke ko ari we wabyikoreye. Aho ngaha rero nagira ngo imbaraga z'ijambo, buri muntu wese amenye ko ijambo ari inkota ishobora guhitana nyirayo. Wagira ngo uyifite mu kiganza, uyerekeza irya, ariko yifite ubundi buryo iguhindukirana mu buryo utabona. Ururimi kandi iyo umaze kuvuga, uzarebe umaze kuvuga ikintu arasama, yarangiza akabumba umunwa rwa rurimi akarugarura indani muri we, rugarukana bya bindi. Ahangaha kandi ndagira ngo naho amacandwe yavuye, hasigara ndi vuma umuntu, ya macandwe gusigaramo imivumo wohereza hanze, isigayemo indani niyo iba ari myinshi. Iyo rero ari ibyifuzo byiza, hasigaramo ibyifuzo byiza.
iyo ari ibyifuzo bibi hasigaramo ibyifuzo bibi. Ngizo imbaraga z'ijambo, warivuga utarivuga. Cyakora riba icumu ricanye ryaka umuriro iyo ari ibyo wavuze, kuko iyo wavuze urumva uba wabibye ku mugaragaro. Iyo utaravuga uba ukibitse ya mbuto. Iyo ugize amahirwe ya mbuto mbi ishobora kubora, nk'uko ya mbuto nziza ishobora kukubwira iti mbiba harageze, ibiba rirageze, ukaba wabiba ugasarura. Ahangaha ni imbaraga z'ijambo kuri nyiri ijambo, ku muntu wivugira, ku muntu bikomokaho. Reka noneho turebere hamwe utongerwa, utukwa, imbaraga, ingaruka rya jambo riturutse hanze rishobora kumugiraho, kubera ko byose birashoboka. Nicyo gitumye gutongera bibaho, nicyo gitumye kwifuriza umuntu ikintu kikazamubaho bimubaho. Iyo bitinze bimubaho, iyo abyemeye bimubaho, iyo adafite izindi mbaraga zituma bya bindi bitamugeraho, kuko izo nazo ni imbaraga za roho. Ni nka umuntu abyita ni nk'ingabo igukingira. Hari igihe ushobora gutuka umuntu ntabyumve, ariko hari n'igihe ushobora gutuka umuntu akabyumva, noneho bimugiraho ngaruka ki? Iyo yabyumvishije yabyirinda gute kugira ngo bitamugiraho ingaruka? Noneho rero nibereye hano, umuntu agize ati yarantutse ngo ndakaba iki n'iki, ndabyumvishije. Iyo antuka abakoresha ngenga ya kabiri y'ubuke, ngo urakaba iki n'iki, birakakugendekera gutya na gutya. Igihe yewe bya bintu mbihaye agaciro, nkishyiramo ngo kanaka yantutse ngo ndakaba iki n'iki, ngo birakangendekera iki n'iki, igihe ni ngewe noneho mba mbyitongera. Ni ukuvuga ko mba nebeye kuba umurima abibamo, mba nakiriye ya mbuto. Bivuze ngo igihe mbihaye agaciro, nanjye nkahora mbisubiramo mu bitekerezo byanjye cyangwa mu magambo, rimwe na rimwe nkajya no kurega no kumuregera abantu, no kuganiriza abantu, mvuga nti kanakuriya yarantutse ngo ndakaba ibi n'ibi, kanakuriya yarantutse ngo ndi iki n'iki. Icyo gihe mba ndimo noneho kubyitongera jyewe ku giti cyanjye, mba naguye mu mutego. Mbese ni nk'inyamaswa bagiye guhiga bagatega umutego, hari ikaza ikawugwamo. Bivuze ngo menye ko antutse, nabyumva, ndabyumva nkabyumva uko yabintutse, bikahora biba urakaba 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 urakaba. Noneho icyo gihe wa mutego ahubwo uretse ko atari byo namwifuriza, niwe biba bisubira ko icyo gihe mba mbaye nyiramubande kuri we, mba mbaye nyiramubande we. Bya bintu akaba ari ubyumva, akabyumva bifite ingufu nyinshi, bikazamusubiraho bifite ingufu nyinshi. Mba mbaye nyiramubande muri make, mba mbaye nka ya reverb, ubwo turavuga abantu bakoresha za microphone, imizindaro. Mba mbaye nyiramubande, mba mbaye universe kuri we, mba mbaye umurima abibyemo. Noneho ngewe nkabyumva nk'uko yabivuze, urakaba iki urakaba iki. Urumva ntabwo icyo gihe ari ngewe mba mbyitongera, ntabwo mba ndimo gukoresha ngenga ya mbere y'ubuke,
ngo ngo ndakagiranya, ngo ndakagira iki, ngo ibyo ngibyo ntabwo nsubiramo mbyitirira. Niyo navuga nshyiraho, tuvuge ko ngiye kubivuga, umucamanza arambajije cyangwa se uwundi muntu arambajije ngo yagututse ngo iki, nashyira ku ijambo, nashyiraho utudomo tubiri, navuga ngo yarantutse ngo utudomo tubiri, urakagira utya n'utya, kugira ngo ntabyitirira, kugira ngo direct style or indirect style biratandukanye. Nukuvuga yaravuze ngo urakagira utya, ariko igihe ntangiye kuvuga ngo yaravuze ngo ndakagiranya, icyo gihe mba naguye mu mutego we. Ibaze rero niba ubisubiramo kuva uri mutoya, uri umwana mutoya, baragututse gutya, ukagenda ubisubiramo ngo barantutse ngo ndakagiranya, barantutse ngo ndakabiki, barantutse ngo ndakabiki, ukazava ku myaka 3 ukazageza ku myaka 30 bya bintu bikikuvugira mu mutima wawe. Urumva se koko utaba warabaye cya kindi bakubwiye? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko igihe ubitekereza ubihereza ingufu muri wowe. Ni nko gushyira mu ifumbire, ni nko gushyira ifumbire ku rubuto wateye, ku rubuto bateye, umurima. Mbese igihe ubitekereza ni nko kongeramo ifumbire, ni nko kuhira rwa rubuto. Igihe ubitekereza ubyiyitirira nk'uko babishatse nyine. Ni ukuvuga ngo kubyibuka byonyine si byiza. Washaka izindi mbaraga zituma unabyibagirwa, cyangwa se wabyibagirwa gute? Ahubwo icyo ngicyo nacyo ni iyindi ntambwe y'ubuhanga, intambwe yo kwikunda. Noneho kubyibagirwa ni ukuvuga yarantutse ngo urakabiki n'iki, ariko Imana imubabarire kuko ntazi ibyo yakoraga. Icyo gihe kuri wowe ubaye wa murima wanze urubuto, noneho rwa rubuto rukazuma, ntirukure, kuko ubishyizeho akadomo, rwa rubuto ntabwo ushobora gukura, kuko uravuga uti Imana imubabarire ntazi icyo akora, ndakubabariye ntabwo uzi ibyo wavugaga. Noneho icyo gihe byose uba ubihagaritse, ukamubabarira, kandi umubabariye koko atari mu mvugo gusa, ukabyima agaciro, ubyimya agaciro koko atari mu mvugo gusa, ahubwo ukabaho nkaho nta cyabayeho, ukabaho nkaho wa wundi atagututse. Wenda icyo wakora ni ukujya kure ye uramutse ubishoboye, ni ukutagira ibindi wenda wongera gusangira nawe uramutse ubishoboye, ariko icy'ingenzi ni uko bya bindi utabiha agaciro. Tukivuga iby'imbaraga z'ijambo, harimo no kwita amazina. Mu Rwanda abakurambere bajyaga bita amazina rimwe na rimwe y'amagenurano, ariko tukaba tuzi nanone ko hari ukuntu bavuga ngo izina ni ryo muntu. Ibyo byose kutabiha agaciro ni ukwiyibagiza byinshi. Izina ni ryo muntu, cyangwa kuvuga ngo uyu ni ikivume, ni ukubera ko baba baramuvumye ibintu, nyine baramutongereye ibintu yarabyakiriye. Hari igihe bashobora kugutongera ibintu ntunamenye ko babigutongereye bakoresheje amagambo gusa, ariko icyo gihe keretse babandi bakorana n'imana zabo, ibigirwamana byabo nabyo bifite imbaraga, ari nabyo bamwe bita ngo ni amashitani. Umuntu akaba yabigutongera bifite imbaraga nyinshi, noneho zikaba zakugeraho utabizi, bikaba byatuma ubuzima bwawe cyangwa se imibereho yawe iba nk'uko kanaka yabishatse. Ibyo ngibyo nagira ngo noye kubitindaho, niganirire gusa kuri aya mazina batwita. Ibyo ngibyo ndabisobanuza ubuhamya.
mperutse gutembera ahantu i Burayi, nsanga umuntu umwe muri bavandimwe bacu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bari hose, hari abari Ugande, i Burundi, hariya muri Congo, hariya mbese ni umuntu ukomoka mu turere bavugamo ikinyarwanda. Nasanze namubonye inshuro nyinshi asa n'uwararwaye ibirenge, bigaragara ko koko ababaye, asabiriza, asaba ubufasha. Gusabiriza no kubivuga kubera ko ntabwo ari byiza, yasabaga ubufasha abahisi n'abagenzi. Ubwo nanjye nasangiraga nawe icyo mfite, uko namubonaga buri gihe, kuko ahantu yabaga ari nahacaga inshuro nyinshi zishoboka. Noneho nkasangira nawe icyo mfite. Umunsi umwe umutima urambwira ko uyu muntu mubaze iwabo nihe, umubaze nuko yitwa nibura. Ndagenda ndamubaza iwanyu nihe, arambwira. Witwa nde? Ati nitwa kanaka. Nasanze izina afite rihwanye neza neza n'ibyo yakoraga, n'ibyo yahoragamo buri munsi. Kuko ndagira ngo umuntu usaba ubufasha abahisi n'abagenzi ntabwo aba yishimye, n'amarira ntabwo uba uyabona, ariko aba ahari, kuko ntabwo aba azi uri bumugirire impuhwe, ntabwo aba azi icyo ari burye, mbese aba akeneye nyine ubufasha, aba akeneye umugiraneza. Ariko namubajije irindi zina rye, nsanga rifitanye isano n'icyizere. Mu mazina y'abakirisitu bene yandi abazungu baduhaye, imibanire yanjye nawe icyo nzi cyo nuko byarangiye neza, atakiri ngenda mbabaye. Imana imuhora imbere aho ari hose. Imyumvire mike y'umuntu ni uburenganzira bwe, ariko ntabwo mpamya ko umuntu muzima uzi ubwenge utekereza ashobora kujya ku gasozi agatukana. Ntabwo byumvikana neza, kubera ko utuka agasozi karagutuka byanze bikunze. Ubwo rero umuntu ujya kuri internet agatukana, isi iramutuka byanze bikunze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uretse ko na kare ku munyarwanda nta bupfura burimo. Niyo washaka guhana umuntu wamurya kara, bya bindi bita guca mu gikari, ukabwira umuntu bitagushimishije. Ariko kujya hariya ku gasozi ukifata ku gahanga ubwira isi yose ibintu utazashobora no guhanagura, ibintu utazashobora no ibintu bitagira igaruriro, nibwira ko nta buhanga burimo. Singiye kuvuga ngo umuntu nk'uwo aba ari umuswa, ariko ubuhanga buba ari buke cyane, ubwenge buba ari buke cyane. Kujya ku gasozi ugatukana, ukifuriza umuntu ibi n'ibi, ukagira utya, ibintu biteye sinzi ukuntu abyita, biteye ishozi. Ukajya hari ugatukana ngo kubera ko ufite uruvugiro, ngiye kubyita urutukaniro. Nta bwenge bwinshi burimo, cyane cyane iyo bihuye n'umuntu wicaye ku ntebe y'ishuri, abatesha urubwa ishuri n'abarimu. Hanyuma ku bijyanye n'imbaraga z'ijambo nk'uko twabivuze, uburyo bwo kubyirinda ni bwa bundi, bihora ari ukugerageza buri gihe, ni uko utabiha agaciro muri wowe, ugira ngo wumvishe umuntu ko wababaye. Uzarebe iciye ku isazi ukayikanga,
ahubwo urayisaza noneho rero igakomeza ikakuduhira iruhande. Ariko umuntu agututse ukamuha za mbabazi navuze uti Imana ikubabarire ntuzi ibyo ukora, ukicecekera, bya bitutsi ntabwo bikugiramo imbaraga, ntabwo bikugiramo ntibigukuriramo, ntabwo biba nk'uko yabishatse, kuko aba yabivuze uba wabyanze, wanze gushyiramo yafumbire, wanze kuhira rwa rubuto. Ubwo ni uburyo bworoshye bwo kwirinda ko igitutsi cya kanaka kikugiraho ingaruka. Nakare kandi burya ngo akarenze umunwa akarushya ihamagara. Ikintu rero uzi ko udashobora guhagarika, ntukagisunike, kuko ntabwo uzi iyo kizagarukira. Hari igihe umuntu ashobora kugutuka ugasara, ahubwo ugasanga noneho umukuru ibyo yashakaga, abantu bagahindukira akaba ari wowe bita umusazi, kubera ko watukanye ugira ngo urimo urihimura. Kandi rimwe na rimwe n'icyo gitutsi abantu benshi ntabwo bari bacyumvishije, ariko iyo ugenda uvuga ngo yantutse gutya, yantutse gutya, yantutse gutya, yantutse gutya, ubibwira abantu benshi, noneho ukaba ubaye nka wa muzindaro, ukaba umubereye umuzindaro, nanone ukamubereye umuzindaro, ukaba ubaye ya fumbiri ya rwa rubuto, ukaba ubaye ya mazi yuhira rwa rubuto, akaba ari utuma nyine rwera. Ubwo ni uburyo bworoshye bwo kugira ngo twumvikane kuri izo mbaraga z'ijambo, ntaciye mu bintu wenda bijya kuba nkaho bitoroshye kubyumva. Ubundi buryo bworoshye ni ukwiringira Imana, kuko tuzi ko ibyo ari byose Imana yaduhaye. Ubwo buryo bwose bwo kuvuga izo mbaraga z'ijambo ishobora no kongera nanone ikarishyiraho igenzura, ku buryo imbaraga z'ijambo ribi, rya jambo ribi ritagira imbaraga mu muntu wiringiye Imana. Urumva, ukaba rero wakoresha nyine bya bindi navuze byo kubabarira ugututse, kuko nawe si waba agututse, buriya abakoreshwa inshuro nyinshi n'imyuka mibi. Noneho ya myuka mibi wowe ukayirindisha umwuka muzima w'Imana, kuko Imana yaguhaye ururimi na kare ngo rwo kwisingiza gusa, ntabwo yaguhaye ururimi rwo kujya ku gasozi gutukana. Niba ibyo bintu byumvikanye, nagira ngo turangirize ikiganiro cyacu hano. Wenda ibisigaye ubu byaba muri comments zanyu, niba mushaka ko tuganira ku magambo meza, kuko turi imfura. Nagira ngo rero mbifurize ibihe byiza, nanone mbifurize umugisha w'Imana ubagireho nk'uko yawubahaye. Mwari kumwe nanjye Cool News, Rugurukira Ngoma, naho ubutaha.